bakongomani kazi bakongomane bagabo namwe bagore bakunzi b'igihugu kuri uyu munsi mukuru wo ku 30 Kamena 2026 igihugu cyacu kirizihiza isabukuru y'imyaka 66 yuko twabonye ubwigenge. Imyaka 66 irashize kuva uwo munsi igihe cy'amateka abaturage ba Kongo nyuma y'imyaka myinshi y'ubutegetsi bw'ubukoloni bwazamutse mu cyubahiro cyambwo gushimangira uburenganzira bwabwo imbere y'isi yose nk'abakongomani mu bwisanzure budashobora kwirengagizwa, kwishyira ukizana no kumenya neza iherezo ry'ubwo bukoloni. Ku itariki ya 30 Kamena ntabwo ari ikintu cyoroshye rero, itariki ya kalendari yacu ya Repubulika ya Kongo zombi n'urwibutso n'isezerano ndetse n'inshingano. N'urwibutso rwabo binyuze mu butwari bwabo n'igitambo cyabo bizadufunguriye inzira igana ku bwisanzure. Kuri bo ubumwe, icyubahiro n'ubusugire bw'abaturage ba Kongo bwari bufite agaciro kurusha ubuzima bwabo. Ni isezerano ryahawe buri wese ab'iki gihe batigeze bacika intege igitekerezo cy'uko Kongo yigenga kandi ihujwe kandi ikagira ubutegetsi bwigenga. Amaherezo hari inshingano: kurinda, gushimangira ndetse no kugaragaza buri munsi ubwigenge bwatsindiwe n'abadata bacu mu bigo zacu, ubukungu bwacu, diplomasi yacu ndetse n'uburinzi bw'igihugu cyacu, umurava wacu rusange mu gukorera Repubulika. Kuri uyu munsi w'ubumwe bw'igihugu jewe ndapfukama imbere y'urwibutso mu cyubahiro cy'abadata mu bwigenge izacu n'intwari zacu z'igihugu ndetse n'abazize kurwanira ubwigenge bose, bazwi cyangwa se batazwi. Ninde wakoze ibi ngibi? Nabagomba gutuma igihugu kigenga. Ndashimira cyane Joseph Kasavu, kuri Patrice Emery Lumumba ndetse no kububatsi bose b'inzu yacu imyumvire y'igihugu. Nanone ndashimira abantu bose, abagore n'abagabo bose bari mu midugudu, imijyi yacu, amashuri yacu, insengero zacu, ibiro zacu bya leta, ibirombe zacu, imirima yacu, amasoko yacu ndetse n'ubucuruzi bwacu, kandi imiryango yacu irakomeza buri munsi binyuze muri ako kazi kabo, ubutwari bwabo, kwihangana kugira ngo Repubulika igere ku rwego rwo hejuru. Bavandimwe banjye nkunda cyane, uyu mwaka nanone ikiruhuko cyacu cy'igihugu ibi bibaho mu buryo bukomeye. Murasirazuba bw'igihugu cyacu abaturage bacu bakomeje kugerwaho n'ingaruka, ibintu bibabaje cyane by'igitero cyangwa se ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, by'iterabwoba, ihohoterwa rikorerwa abasivile, kwigumira abantu ku gahato, gusahura ubukungu ndetse n'ihohoterwa, ingingo zisubirwamo z'amategeko mpuzamahanga zose zikarengwaho. Muri iki gihe ndimo ndatekereza ku bavandimwe bacu n'abashiki bacu mu Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Tanganyika, Maniema ndetse n'uturere twose twashenywe n'umutekano muke. Ndatekereza ku miryango y'abafashwe mu mutego, ku bantu bakuwe mu zabo bahatirwa gutura kure yaho ubutaka bwabo buri, ku bagore bahohotewe, ku bana batari kwiga mu mashuri, ku bahinzi bambuwe imirima yabo, abacuruzi bigenga bambuwe ibikorwa byabo, kandi n'urubyiruko rwambuwe amahirwe yo kubona ejo hazaza bakaba mu ntambara n'ubwoba. Kuri buri wese muri bo ndashaka kongera kubabwira mu izina ry'igihugu cyose, ntabwo twabibagiwe. Ububabare bwanyu nibwo muri rusange Repubulika n'umutekano n'inzego z'umutekano zibitayeho. Igikorwa cyanjye nta kabuza kizaba. Ndi ku murongo ugana ku ngabo zacu kugira ngo polisi yacu nayo igihugu ikore neza mu nzego zacu, umutekano ndetse no kurwanya ababi nk'abakwanira igihugu babaza lento mu bikorwa mu rwego rw'amategeko bo kurengera igihugu cyabo bakomeje gukora neza. Ndi kumwe nabo kuri uyu murongo. Murarwanira kurinda imipaka yacu, mukarinda abaturage bacu. Igihugu gishimira Imana kiravuga ngo murakoze. Ubutwari bwanyu basirikari ba polisi namwe babaza lendo mu kurinda ubwitange n'ubusugire bwacu bizaguma byanditswe ku nkuta za Repubulika.
ariko bakundwa banjye, umwaka ushize muri iki gihe igihe nari ndimo kwandika umunsi ukurikiyeho iterambere rikomeye mu za diplomasi, cyane cyane mu rwego rw'amasezerano y'ibiganiro bya Washington na Doha. Izi ntambwe zizafunguye ibyiringiro ko ibyago by'abanyekongo bigiye kugira iherezo, hanyuma akarere kagatekana. Ikirenze byose, hashyizweho ukuri kwa ngombwa ko nta mahoro arambye ashobora kuboneka mu karere k'ibiyaga bigari, ntibishobora gukorwa ku ruhande rw'ubusugire bwa Repubulika ya Kongo, cyangwa se ngo bigire ingaruka mbi ku cyubahiro cy'ubwoko bwa Kongo. Gusa guhitamo diplomasi ntibyigeze bibaho ikimenyetso cy'intege nkeya. Oya, ni guhitamo amahitamo n'inshingano, kugenzura ubushakashatsi ku buryo bwose, ibisabwa byemerwa kugira ngo imibabaro irangire, byashyizwe ku baturage bacu, imibabaro yose ishire. Rero ku masezerano ya Washington ndetse n'ibiganiro n'imihigo za Doha zabaye muri Montreal bifite ishingiro gusa yo gutanga ibisubizo bifatika bishobora kwemezwa kandi ntibisubirwemo, guturisha intwaro, iherezo rya byose, ndetse no kuvana ku bushobozi bw'ingabo z'amahanga zitatumiwe, kwamburwa intwaro kw'abarwanyi, no gutahuka mu cyubahiro n'umutekano kw'abakuwe mu byabo nk'impunzi, kurengera abasivili, kugarura ububasha bwa leta, ubutabera ku bahohotewe, ndetse na garanti yizewe z'uko nta bikorwa bibi bizongera kubaho. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero ikomeje kwiyemeza amahoro, yubahiriza ijambo ryayo, yubaha ubwitange, kandi turacyafunguriye ibiganiro. Uko niko kuri kugira ngo turangize duhuze inyungu shingiro y'igihugu cyacu. Ariko amahoro ntashobora kuba ubwumvikane hagati y'udukingirizo tw'ukuri, cyangwa se yenda ibihembo bihabwa abafata intwaro zo kurwanya repubulika. Nanone kugabanya ubwumvikane ku byacu, ku busugire bwacu, byo ntabwo bushoboka. Ngo tuganire ngo ku butabera bwacu, ubusugire bw'ubutaka bwacu, oya rwose. Amahoro dushaka ni amahoro gusa, amahoro yubaha imipaka yacu, isubiza ububasha bwa leta, kandi hagahanwa abanyabyaha, bagahindura umutungo wacu kamere igikoresho cyo guteza imbere abaturage bacu, atari kuba sansi y'intambara. Ubu nibwo bwoko bw'amahoro twifuza, ayo mahoro tukayarinda. Ndashimira abafatanyabikorwa bacu batugira inama kuri ibi ngibi, cyane cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Qatar, Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika, Umuryango w'Ibihugu by'i Burayi, ndetse n'Umuryango w'Abibumbye, SADC, EAC, CRG, kimwe n'ibihugu byose by'inshuti byiyemeje mu rwego rwo guharanira amahoro mu karere kacu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo izagarukira cyane ku ishusho y'igihugu k'umuntu yifuza ako asahura cyangwa se ngaze mu buryo bwo guhangana iwacu. Oya, narahiriye imbere y'igihugu, kandi kuvaho ninjiriye muri ubu butegetsi bw'ikirenga, nkora mu kugira ngo igihugu cyacu kimenyekane ko kigomba kwihagararaho, ni ukuvuga mu nkingi y'amahoro, gukura, ihinduka ry'ingufu, ituze ry'akarere, ndetse n'ibikorwa by'iterambere rusange bisanzwe muri Afurika ndetse no ku isi. Izo nizo ntego zacu. Uko igihugu cyacu kibonwa, nibyo bikaba bihinduka mu z'ukuri. Hano Repubulika ya Kongo ntabwo tukibonwa nk'ikintu gusa akarere duteje akarere ikibazo. Oya, twagaragaje ko igihugu cyacu gitanga igisubizo, ahubwo cyane cyane dukoresha ibirombe byacu by'ingenzi nka Cobalt, Umuringa, Coltan, Lithium, bisanzwe bifasha mu gutegura ahazaza h'isi, kandi bigaha igihugu cyacu imbaraga mu mateka yo guhindura imiterere y'ahantu. Ni muri urwo rwego ubufatanye bw'ingamba bugamije ko tuba turi kumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuva mu byo twiyemeje gukorana na Amerika duhuza imbaraga nk'abafatanyabikorwa bacu. Byose bigomba kuzuza ibisabwa bisobanutse, ariko guharanira inyungu z'ibanze z'abaturage ba Kongo, no gukomeza ubusugire bwacu, gushyigikira amahoro, guteza imbere impinduka mu nzego z'ibanze zigamije kurinda uruhererekane rw'agaciro n'ihangwa ry'imirimo rirambye ku rubyiruko rwacu. Igihe amabuye yacu y'agaciro n'ibikomoka mu gihugu cyacu byoherezwa mu mahanga muri leta bisanzwe, bifite agaciro ahandi, hanyuma bikongera kugurishwa ku isi, mu gihe abaturage bacu bari mu bukene,
ibi ni ibintu bya cyari tugomba kwibuka. Ni muri urwo rwego rero rumwe aho Repubulika Iharanira ya Kongo irimo gutekereza ko ubuyobozi bw'inama mpuzamahanga ku karere k'ibiyaga bigari ICRG bifite intego yo gukora ku rwego rw'ingirakamaro kandi rufite inshingano nyinshi kandi gukora neza kurushaho mu gutanga amahoro, umutekano, ituze n'umutekano n'iterambere rusange dusangiye. Turarengera amahame asobanutse neza yo kuba ubusugire bwa leta, kudahungabanya ubwumvikane mu kurwanya ikoreshwa ry'umutungo mu buryo butemewe n'amategeko, ndetse no guhuza ubukungu n'ibisanzwe, umutekano n'inshingano rusange hakurikijwe imihigo yashyizweho. Iyi niyo nzira natwe ibihugu bizazana mu nama y'umutekano mu muryango w'abibumbye, cyane cyane yenda mu gihe inama yo ku rwego rwo hejuru nagira icyubahiro cyo kuyobora muri iyi minsi iri imbere, nzaba ndiyo ko isano y'umutungo kamere, amahoro n'umutekano n'iterambere rirambye ari ibintu bigomba kujyana. Ubutumwa bwacu katubwiye ko busobanutse neza. Umutungo kamere wa Repubulika ya Kongo ntugomba kongera gufatwa nk'ikintu cy'umuvumo, ahubwo ugomba kuba igikoresho cy'amahoro, uburumbuke, ubusugire, ubutabera n'impinduka ku baturage ba Kongo. Bavandimwe banjye nkunda cyane, ubuzima bw'abaturage bacu buracyari igikorwa cyacu gishyirwa imbere cyane imbere ya rubanda. Nta gihugu na kimwe gishobora gushaka iterambere rirambye nta sisiteme y'ubuvuzi ikomeye kandi igezweho kandi igakomeza kwihangana. Ni muri uwo mwuka rero aho twakomeje mu myaka myinshi ikomeje ibikorwa byacu, ibikorwa remezo by'ubuvuzi, ubushobozi bw'abakozi bacu mu by'ubuvuzi, kugenzura ibyorezo ndetse n'ubushakashatsi mu buvuzi, cyane cyane binyuze mu buhanga buzwi mu kigo cy'ubushakashatsi ku rwego rw'igihugu ku buvuzi bijyananye n'ibinyabuzima, ikigo kizwi nka INRBR. Mu gihe ibikorwa bikomeje, igihugu cyacu kirimo guhangana n'ikibazo gishya, ikibazo cy'ubuzima, kongera kugaruka kw'icyorezo cya virusi ya Ebola cyatewe na bundi buryo. Iki cyorezo gishya kigira ingaruka cyane cyane ku turere tw'ubuzima twa Lampala, Mongwalu ndetse na Bunia mu ntara ya Ituri. Muri ibihe bibabaza rero, banze kugaragariza impuhwe zanjye igihugu n'imiryango yatakaje ab'igikundiro kimwe n'abandi bose abantu bagizweho ingaruka n'iki kibazo. Bitewe n'iki kibazo, uburyo bwo kuzana ibisubizo byihuse byatangiye gukorwa. Gushingira ku naribonye bwabonetse mu gihe indwara za mbere za Ebola zabagaho, igihugu cyacu ubu gifite ubushobozi bwo kongera ubushobozi bwo gukumira, gushakisha, kurinda ndetse no gucunga abaturage bacu ngo batahura n'icyo cyorezo. Gahunda yuzuye yo kongera gutanga amakuru yateganirijwe ingengo y'imari ya miliyoni 319 irasobanutse neza. Imfashanyo za mbere zazikenewe zizashyizweho nk'umuganda wa leta kugira ngo dushyigikire ibikorwa ari ikibazo, kugabanya ikwirakwira ry'indwara ku butaka no kurokora benshi bagizweho ingaruka. Ndashaka kuboneraho umwanya wo gushimira ubutwari bw'abaganga bacu, abashakashatsi, abaforomo, abatekinisiye muri laboratoire ndetse n'abandi bakorana mu buzima n'abaturage, itsinda rishinzwe gukurikirana abayobozi b'intara, abayobozi n'abafatanyabikorwa basanzwe, abatekinisiye b'ibigo by'imari ndetse n'abaturage bo mu gace kagizweho ingaruka n'ibi byorezo. Akenshi muri ibihe bigoye, rimwe na rimwe ndetse yenda no mu buryo butaziguye, abagore n'abagabo barinda ubuzima, bahumuriza imiryango, yatuma icyorezo kitaza gukomera mu bushobozi bwo kwihanganira imikorere y'urwego rwacu rw'ubuvuzi. Dukwiriye gushimirwa cyane mu gihugu. Ndahamagarira abaturage bacu batuye muri utwo turere ndetse n'abaturage bose gukomeza kuba maso, kugira inshingano ndetse n'imyitwarire myiza. Ebola si igihuha cyangwa ngo wenda ibipfunwe, ahubwo ni ikibazo cyihutirwa cy'ubuzima gisaba inshingano, ubufatanye ndetse n'ukuri. Ndasaba buri wese muri mwe gukurikiza amabwiriza y'abayobozi n'ingamba z'ubuzima kugira ngo habeho isuku, gutanga raporo ako kanya mu gihe icyo ari cyo cyose duketse, mwirinde imigenzo itera abantu kujya mu kaga ndetse n'amakuru atariyo. Muri iki gihe cy'amakuba, imbaraga zacu zizaguma mu kwizerana, mu myitwarire myiza rusange, ubufatanye bw'igihugu hamwe n'ubushobozi bwa leta bwo gukora vuba, neza kandi hafi uko bishoboka kose kugira ngo turinde abaturage. Bavandimwe banjye nkunda cyane, kuri uyu munsi udasanzwe ndashaka kugira ngo ngire icyo mvuga ku bagore bose b'Abanyekongo no ku Banyekongo bose bari hanze
kwanza kwemera ibintu bitekerezo by'abantu ndetse n'amashyamwe ya politiki mabi. Igihugu cyacu kirimo kunyura mu biganiro mpaka politiki z'ingenzi. Ibi ni bisanzwe muri demokarasi nzima. Impaka zirakwiriye, kutumvikana ni ibisanzwe, kuvuguruzanya ni ingirakamaro. Iyo uvuze mu buryo burangwa n'icyubahiro kireba repubulika, inzego zayo z'amategeko ndetse n'inyungu zo hejuru z'igihugu. Ndashaka kubibutsa ikintu cyitwa ihame ry'ingenzi. Nta ntego z'umuntu ku giti cye cyangwa se iz'ishyaka zifite agaciro kurusha amahoro ya bose. Nta kutumvikana kuri politike bigomba kubaho bikomeza kurusha ubumwe bwa repubulika. Yewe nta no kwigarurira igihugu cyangwa se na strategy, ingamba n'imbaraga zidasanzwe bizagira icyo giraho kuruta gushyira ubumwe bw'abanyagihugu hamwe. Numva ibiganiro byavutse ku bijyanye n'itegeko nshinga n'amategeko agenga amavugurura y'inzego. Muri demokarasi nta kibazo inyungu z'igihugu ntizigomba kuba zifatirwa cyangwa se ngo zibuzwe gutekerezwaho. Ariko icyarimwe nta mpaka zijyanye n'amasezerano y'ibanze y'igihugu ntibishobora kuyoborwa mu kwihuta cyangwa se gukora cyangwa se gukunda politike uzana ukujijisha abantu. Itegeko nshinga ntabwo ari igikoresho cy'ibyo abantu biyumvamo, ahubwo itunganya ubuzima bwacu hamwe, bitanga icyizere cy'uko ibintu byacu bihagaze, inzego rishyigikira uburenganzira bw'abantu kandi rikarinda umutekano w'abaturage na repubulika. Kubw'ibyo rero kubiganiraho bisaba kuganira mu ituze mu buryo bushyize mu gaciro, umurego ukagabanuka, ukora mu mucyo bikimakazwa ndetse n'inyungu za bose. Inshingano zanjye nk'umukuru w'igihugu kandi umurinzi w'igihugu ni ukureba neza icyo impaka zivuga ku hazaza h'igihugu. Biri kwiyemeza kubahiriza amategeko, itegeko nshinga, amategeko agenga imiyoborere, inzego n'ubusugire bizwi cyane. Nanone kandi ni ugutega amatwi, gutuza no gusobanura neza, kandi iyo bibaye ngombwa mushaka amajwi y'ubwumvikane inshingano z'igihugu zigerweho. Ku bijyanye n'itegeko rya referendum rero byemejwe n'ingereko zombi inteko ishinga amategeko, ndagira ngo mbibutse ko ni kimwe mu bigize imikorere isanzwe y'inzego n'ihame ry'ububasha bw'inteko ishinga amategeko. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, inteko ishinga amategeko iraganira igafata ibyemezo kandi umushinga amategeko akabyemeza. Perezida wa Repubulika umuyobozi ugomba kwenda itegeko nshinga akoresha uburenganzira yahawe n'itegeko nshinga. Inkiko zifitiye ububasha ku bijyanye bagenzura izo gahunda zose zubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko agenga imikorere y'igihugu. Ni muri uyu mwuka w'ubufatanye rero inzego zitandukanye no kubaha amategeko n'ingingo, ibyo navuze amategeko, urukiko rushinzwe itegeko nshinga ku musozo rugomba gusuzuma ibishingiye ku itegeko nshinga mbere y'uko hagira igitangazwa hakurikijwe ingingo 160 igika cya 3 cyangwa se itegeko nshinga ryacu ko rivuga. Ubu buryo rero bukomoka ku kwemeza repubulika ikomeye. Muri demokarasi nta cyemezo cyafatwa nubwo cyaba ari ingenzi cyane gute ntibishobora kubaho byirengagije amategeko, inzira yemewe kahawe n'itegeko nshingiro. Repubulika ntabwo ifunga umuryango n'umwe ku bana bayo kuva mu ntangiriro igihe bahisemo inzira y'amahoro, ibiganiro no kubaha inzego ndetse n'ubudahemuka ku gihugu. Ariko ikiganiro ntigishobora guhindurwa, ibisobanuro byacyo ntibyashobora guhinduka igikoresho cy'igitutu ngo binyure mu nzira cyangwa se ndabiteza ibibazo by'inzego wenda se ku bushake bw'abaturage uko bimeze bigaragazwa. Itegeko nshinga rigomba kubahirizwa. Abaturage ba Kongo nibo bonyine umutegetsi w'ikirenga. Nta muntu ushobora kuvuga mu buryo burambye mu izina ry'igihugu arwanya igihugu bwacyo. Nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ko arengera demokarasi mu gihe yamagana amahame demokarasi ishingiyeho. Iyo mpaka zifunguye, kubaha inzego, gutandukanya k'ubutegetsi, ubusugire bw'abaturage ndetse n'inshingano ku baturage. Muri iki gihe rero ndashaka cyane cyane gushimangira ku ngingo imwe y'ingenzi kurusha izindi gukomera: ikoreshwa ry'urugomo,
intwaro ndetse n'urwango, amakuru atariyo cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose mu buryo bwo kubangamira ubusugire bwacu ndetse no ku busugire bw'ubutaka bwacu, ntabwo bishobora kuba uburyo bwo kugaragaza politiki. Ntabwo bishobora gushyiraho uburenganzira na gato byariye mu biganiro cyangwa ngo bishyirweho kubangamira repubulika hejuru y'abubaha amategeko. Ahubwo dushobora kujya impaka tutemeranya kandi natwe tukarwanya wenda mu rwego rwa politiki, ariko nta burenganzira dufite kugira ngo duce intege igihugu muri ako kanya ubwo duhangana wenda mu bibazo by'ubuzima. Duhanganye n'ibibazo igihugu cyacu gihanganye nabyo. Ubumwe bw'igihugu rero si amahitamo, ni itegeko riteganywa n'amateka, ni itegeko rikomeye. Bityo rero ndasaba abakora politiki haba ku bwinshi ndetse no ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, abayobozi b'imibereho myiza, amadini, ubukungu, itangazamakuru n'abaturage, kimwe n'ikigo cyose cya sosiyete sivile, kugira ngo bagaragaze icyubahiro, kwifata no kugira inshingano. Bavandimwe banjye nkunda cyane, hagati mu bigeragezo igihugu cyacu kiri kunyuramo, uyu mwaka tuzagira intego ikomeye cyane, ishema rusange. Ingwe zacu nabizi niko zimaze kwandika urupapuro rushya amateka y'umupira w'amaguru wa Kongo. Imyaka 52 nyuma y'igihe cyacu tugitabira igikombe cy'isi, bo ntabwo bahise bagarura Kongo nko kwitabira gusa imikino, ahubwo bakomereza kugira ubutwari n'imbaraga zikomeye, batugeza mu mateka ahambaye muri siporo kubera insinzi yabo ikomeye. Batsinze Uzbekistan hamwe n'ibitego 3-1. Leopard yacu yabashije kwikinira mu cyiciro gikurikiraho burundu, bitanga nanone imbaraga ku gihugu cyacu, ibyishimo bitagira ingano, amarangamutima adasanzwe ku baturage bacu, n'ishema rirenze ku kintu rwose kirenze umukino. Uretse uyu musaruro, iyi nsinzi ifite ibisobanuro bikomeye. Bitwibutsa ko nta ntego iriho, nta kibazo kirimo, igihe imyitwarire, umurimo, ubufatanye n'ukwizera mu mbaraga zacu dushyize hamwe cyatunanira. Mu byumweru byinshi itandukaniro ryagabanutse inyuma y'ibendera rimwe, amajyaruguru n'amajyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba. Abanyekongo bo mu gihugu imbere n'abo muri diaspora bagaragaje ko hari umutima umwe mu isaka rimwe kandi n'ishema rusange. Iyi niyo shusho ya Kongo tugomba kubungabunga no kwitaho. Kongo yunze ubumwe, ifite intego ihamye kandi yiyemeje kugira ngo igumane umwanya wayo mu mahanga. Kugeza kuri ubu butwari bwabo, umutima wabo no kurwana bagana ikamba ry'igihugu, ingwe zacu zibukije isi ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo ishobora kugabanyirizwa muri bino bibazo. Kongo ni impano, ifite ubutwari, disipline, kwihangana n'ubushobozi bwo kwizera kugeza ku iherezo, ndetse n'iyo nzira isa n'igoye ariko turakora. Mu izina ry'igihugu ndagira icyo mvuga, mwarakoze cyane bakinnyi, abakozi ba tekinike, abayobozi bakorana n'abakinnyi, federation, ku gushyigikira uru rubyiruko rw'abakongomani rwemeye muri iki gihe urugendo rwiza cyane. Ku ngwe zacu ziri kwitegura guhangana n'Ubwongereza mu mikino 32. Ndashaka kohereza ubutumwa bworoshye: mwinjire mu mukino, mwinjire mu murima mubanze rw'icyubahiro igihugu, ariko nanone hamwe n'ubutwari bwavugaga ngo mumenye amateka atarageraho, mwe mukine mufite discipline, ubutwari, ubwenge, kandi ikirenze byose nta kwicuza. Mwamaze gukora ku mitima y'abagore n'abagabo b'abakongomani, mufite ibyo mwamaze gukora, mwaturwanyeho, ariko dukomeje kwizera ko n'ubushobozi bwanyu bwatuma mugera kure, kugira ngo mwongere gutungurana, kugira ngo imipaka yose irengwaho igaragare, ndetse amategeko yacu yandikwe ku rupapuro yuko turi igihugu cy'icyubahiro. Uko amakuba yaba ameze kose, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izajyana ishyaka ryayo hamwe n'amasengesho n'inkunga adacogora y'abakongomani. Mwinjire mu kibuga mufite imbaraga z'igihugu cyose cya Kongo kibari inyuma. Siporo ni ishuri ry'imyitwarire myiza, ubufatanye, imbaraga no gukunda igihugu.
umwuka w'ingwe ugomba gutera imbaraga igihugu cyose. Mukomeze ubumwe, murwanire amabara yacu, kwizera imbaraga zacu, buri wese arwane mu mwanya we kugira ngo tugire icyubahiro n'ubuhangange bw'igihugu cyacu. Muri ubwo buryo ndagarukana icyubahiro ku bahanzi bacu, abahanga mu bya siyanse, abashakashatsi bacu, barwiyemezamirimo, abaduhanze ndetse abagore n'abagabo bose binyuze mu mpano zabo, akazi kabo n'ubuhanga bwabo butanga umusanzu mu kugira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomere mw'isi. Bavandimwe banjye nkunda cyane, imyaka 66 nyuma y'ubwigenge, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyahagaze, ihagaze neza nubwo iri mu ntambara, ibyifuzo, ibikomere by'amateka n'ibigeragezo dutsinda. Ariko duhaguruke cyane cyane kubera ko abantu batigeze bareka ukwizera kwabo n'icyubahiro cyabo. Izi mbaraga z'imbere, ubwo bushobozi bwo kurwana ndetse no kugaruka ku ivuko ni kimwe mu bintu by'ingenzi ubutunzi bukomeye igihugu cyacu gifite. Kandi uyu munsi kurusha ikindi gihe cyose, inshingano zacu ni ugukomera. Ubwigenge bwa politiki bwari intsinzi y'amateka. Inshingano zacu ubu ni ukubikora mu butegetsi bwuzuye kandi nka beto, ubusugire bw'umutekano, kugira ngo nta mitwe itwaza zongere ibaho, nta zindi ngabo z'amahanga zinjira mu gihugu cyacu, nta gahunda yari yo guducamwo ibice ndetse no kurenga ku mategeko yacu. Ubukungu bwigenga kugira ngo umutungo w'ubutaka bwacu ndetse n'umutungo uri munsi y'ubutaka bwacu iteze imbere igihugu, isa n'impinduka mu bukungu bwacu ndetse iha agaciro abantu, igaragaze abarira inyungu n'imibereho myiza by'abaturage bacu. Ni ngombwa ko dukora usugire mu ikoranabuhanga nabyo kugira ngo tugire umwirondoro mu ikoranabuhanga. Amakuru y'igihugu cyacu na serivisi za leta yacu bigomba kurindwa rero, birimo kuvugururwa kandi gashyirwa muri serivisi ku bagabo n'abagabo b'abakongomani. Ubusugire bwa diplomasi, amaherezo kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'isi yose tubayeho mu bwubahane, mu buryo busobanutse, mu cyubahiro ndetse no gukomera. Iki nicyo gisobanuro gikomeye mfite gitanga ko turi ingirakamaro. Tariki 30 Kamena ni umwanya muto gusa mu kwibuka, ariko nanone ni ukwishingikiriza gukanguka kw'igihugu. Repubulika yacu ni inzu rusange, buri wese afite uburenganzira, inshingano, icyubahiro mu kurinda no kugira inshingano zo gutekereza. Niyo mpamvu tugomba kureba kure ibibazo byihutirwa kandi bitegurwa mu buryo bunoze, kandi icyemezo cya Kongo cyo muri 30, cyo muri 40 na 50, icyo cyerekezo tugomba kugikomeza. Kongo twifuza kwisigira umurage wacu, Kongo twifuza gusiga abana bacu iteye imbere, ifite amahoro kandi yubashywe. Ni Kongo aho buri mwana wese ashobora kubona uburezi bufite ireme, aho buri muryango uhabwa uburenganzira n'icyubahiro, aho urubyiruko rushobora kubona umwanya warwo rukagaragaza impano zarwo no kugera ku ntego za muntu. Kongo aho ubutunzi bw'igihugu buri guhinduka akazi mu bikorwa remezo, mu nzego za leta ndetse no mu mibereho myiza y'abaturage. Umuyobozi mukuru ntabikora ntibizubaka binyuze mu kwegura kwe cyangwa se binyuze mu macakubiri cyangwa se gutegereza ko bidakorwa. Oya, ahubwo tuzubaka binyuze mu mirimo, ikinyabupfura, ubumwe, ubudahemuka no kwiyongera ku rukundo rw'igihugu. Buri mugore n'umugabo wese w'umukongomani bafite uruhare rwo kugira icyo bakorera kino gihugu. Mwari mutoza abana n'umutimanama, umusirikari urinda igihugu akoresheje icyubahiro, umupolisi utanga umutekano akarinda abahohoterwa, n'umuganga uvura mu bwitange bukomeye, umukozi wa leta ukora mu bunyangamugayo, umucamanza utanga ubutabera bufite ubwigenge, ni rwiyemezamirimo wihangira imirimo, urubyiruko ruhanga udushya, ababyeyi bigisha indangagaciro, umuturage wubaha amategeko kandi akarengera imitungo rubanda abaturage ndetse adashobora guca intege igihugu. Tugomba kugira inshingano zikomeye kandi ubwigenge bwacu bwaduhaye igihugu cyo gukunda, binatubwira amabanga Repubulika ikora kurinda no kuzamura. Kuko gukunda igihugu atari icyubahiro gusa, ahubwo ni ikintu, imyitwarire, ikinyabupfura, uburyo bwo gukorera ndetse no kurinda
abaturage no gutuma igihugu gikomera. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu duhaguruke dufite icyizere, ubutwari, urukundo rw'igihugu cy'amavuko, kunza ubumwe mu kuri, gukomera mu busugire ndetse n'inshingano mu bikorwa, gushyigikira, kwiyemeza gushyira imbaraga mu bikorwa, dufite icyizere cy'ejo hazaza. Umunsi mwiza ubwigenge kuri mwese. Imana y'umugisha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage bayo ndetse abantu bose bahisemo kuba mu gihugu cyacu. Ndabashimiye.